Nshuti bakunzi bacu nanone ndabaramukije yambi yambi. Ni Musasa Karago mushinga agatebe twiyicarire mbagezeho amateka nanone yaranze inzara zabayeho mu Rwanda rwacu ariko rwo hambere. Mu mateka y'u Rwanda mbere y'ubukoloni, mu gihe cy'ubukoloni na nyuma yaho, u Rwanda rwahuye mu bihe bitandukanye n'inzara. Ubwinshi bw'izo nzara ndetse n'urukurikirane rwazo byatumye inzara kimwe nk'ibindi biza bifatwa n'Abanyarwanda nk'indangagihe. Urugero, abantu bamwe bazi ko bavutse mbere cyangwa nyuma gato y'inzara iyi n'iyi, abandi bo bazi ko igikorwa cy'ikimenyetso cyabaye mbere cyangwa nyuma y'inzara iyi n'iyi. Zimwe mu nzara zizwi zabayeho hari inzara ya Rukungugu yabaye ku ngoma y'Umwami Yuhi IV Gahindiro. Iyo nzara yabaye ahagana mu ntangiriro z'ikinyejana cya 19. Yatewe n'amapfa yiganje mu gihugu nk'uko Padiri Alexis Kagame abyandika mu gitabo cye yise Un abrégé de l'histoire du Rwanda. Umwami Gahindiro n'Abiru bakoresheje icyo gihe inzira y'ubwiru ya Rukungugu mu kuyirwanya. Iyo nzara yamaze umwaka umwe. Nyuma yaho mu gihe cy'ubukoloni bw'Abadage mu Rwanda habaye n'izindi nzara zirimo Ruyaga yo mu 1897 n'1903, Rwakabaga cyangwa se Kimwaramwara yo mu 1006 n'1909. Inzara Ruyaga yatewe n'inzige zateye imyaka zikayona kugeza aho bivuyemo inzara. Naho inzara ya Rwakabaga yatewe n'amapfa yiganje cyane mu majyaruguru no mu burasirazuba bw'igihugu. Mu gihe cy'ubukoloni bw'Ababiligi, u Rwanda rwatewe n'izindi nzara zikomeye. Izo ni nka Rumanura cyangwa se Rumanurimbaba yo mu ntambara ya mbere y'isi yose. Iyo nzara yabaye hagati y'1916 n'1918. Yatewe n'intambara, ihunga ry'abantu, ubusahuzi bw'ibiribwa ndetse n'inzige zangije imyaka. Iyo nzara yatwaye abantu benshi. Abapadiri bo kuri misiyoni ya Nyundo batangaje ko ku Nyundo honyine hapfiriye abantu barenga 25,000. Hagati y'1924 n'1926 u Rwanda rwongeye guterwa n'inzara ya Gakwege. Nyuma y'imyaka ibiri hatewe indi nzara yiswe Rwakayihura. Iyo nzara yabaye hagati y'1928 n'1930. Yatewe n'amapfa yica abantu barenga 35,000. Nyuma y'iyi nzara, ubuyobozi bw'Ababiligi bwatangiye gufata ingamba zo kurwanya inzara. Zimwe muri izo ngamba zirimo nko guhinga ku gahato imyumbati, ibijumba n'ibirayi. Iri hingishwa ku gahato niryo ryiswe shiku. Ababiligi bizeye ko izo ngamba zari gutuma nta nzara izongera gutera u Rwanda, ariko baje gutungurwa cyane ubwo inzara ya Ruzagayura yadukaga mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi yose. Umuntu yakwibaza ati ese Ruzagayura yateye ite? Igisubizo nta kindi, wowe utarabashije gukurikirana video zabanjirije, tubibutse ko twabashije gukora icyegeranyo ku kintu cyateye iyi nzara ya Ruzagayura. Ngaho mukomeze mukore subscribe, share na comment mutubwira andi mateka dushobora kongera kubagezaho. Ngaho mbifurije ibihe byiza nk'ibisanzwe, murakabaho kandi murakabarama. Bye bye.